Umunsi mwiza kuri mwese mukomeje kugenda mubana natwe, reka nkomeze kubifuriza kugubwa neza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mbakuru ya buri munsi tuba twagiye tugutegura ndetse tugenda tunakugezaho kuri channel ya M24 TV. Mbahaye ikaze aho muherereye hose. Uyu munsi ni kuwa gatanu, ni ku itariki ya 7 ukwezi kwa 2 umwaka wa 2020. Mukomeze mugubwe neza ndetse munakomeze kugira ibihe byiza kuri mwese mukomeza kugenda mutwereka ko mudukurikiye gatanu kuri channel ya M24 TV. Bari hakurya igihugu cy'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari, ku mugabane wa Afrika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afrika, mwese tubahaye yambo aho muherereye hose. Nyuma rero kwibutsa ko ushobora kubana natwe mu nkuru zacu zigiye zitandukanye tugenda tukugezaho ndetse n'ibiganiro kuri channel ya M24 TV. Mu kuba mbere mu kubabona amakuru yacu, jya musi iyo video yawe hepfo gato ukore kuri subscribe ndetse unanyeganyeze akazogera kugira ngo rero ujye uwa mbere mu kuba wakurikirana inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzitunganya ndetse no kuzitegura. Ku mugoroba mu masaha y'ijoro nibwo hasohotse rero amakuru mashya avuga ku bijyanye rero n'umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri y'incuke abanza n'ayisumbuye muri Minisiteri y'Uburezi Min.Dr Isaac Munyakazi, ndetse rero n'uwo muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Uwizeyimana Evode. Abagabo rero bakaba beguriye icyarimwe ku myanya yabo, nk'uko rero itangazo ryashyizwe ku rukuta rwa Twitter riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe ryakomeje kugenda ribigaragaza. Iri tangazo rero ryavugaga ko rero Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yakiriye rero ubwegure bw'abagabo bagera kuri 2, yaba Evode Uwizeyimana ndetse na Dr Isaac Munyakazi. Aba bagabo rero nk'uko nakomeje kugenda mbigarukaho, twagiye turebera hamwe ibijyanye na Evode Uwizeyimana, ariko se Dr Isaac Munyakazi niki cyaba cyatumye yegura? Ngira ngo rero hano nk'uko inkuru imaze kongeraho ku bijyanye na Dr Isaac Munyakazi n'icyaba cyatumye yegura ku mirimo ye, uyu mugabo rero ngakaba akurikiranyweho uburiganya. Ngo rero ni icyaha nacyo gikomeye cyane, nk'uko rero amakuru atugeraho kuri channel ya M24 TV akomeza kugenda bigaruka ngo Dr Munyakazi akurikiranyweho uburiganya mu bizamini bya leta bisoza umwaka wa 2019. Amakuru yizewe agera kuri channel ya M24 TV yemeza ko Munyakazi yagize ngo uruhare mu buriganya bwatumye hari ishuri ryari mu myanya yo hejuru y'ijana mu bizamini bisoza amashuri b'umwaka ushize arangije arishyira mu myanya 10 ya mbere ku rwego rw'igihugu. Kuvuga ko iri shuri ngo ryari mu myanya yo hejuru y'ijana, ariko rero uyu muyobozi arangije arishyira mu myanya 10 ya mbere ku rwego rw'igihugu ku bijyanye na Dr Isaac Munyakazi. Urumva ko rero ari uburiganya bukomeye yakoze rero mu bizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri umwaka w'amashuri 2019. Bivuga ko rero ngo yabikoze abifashijwemo n'abakozi b'ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB. Bibaho rero ngo bikekwa ko yahawe ruswa n'umuyobozi w'iryo shuri kugira ngo rero bikorwe. Gusa andi mashuri yemeza ko ibyaha akurikiranyweho bikiri gukorerwa iperereza, nubwo nyir'ubwite yemera ko ibyo aregwa ndetse anabisabira imbabazi. Dr Isaac Munyakazi akaba afite impamyabumenyi ihanitse PhD mu micungire y'uburezi Education Management, mu gihe Uwizeyimana Evode afite impamyabumenyi y'igiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'amategeko. Hanyuma rero uyu witwa Uwizeyimana Evode akaba yari yararahiriye inshingano nk'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko, aho rero umwanya utarusanzwe uri muri iyo minisiteri kuwa 4 Ukwakira 2016 mbere yo kwinjira muri guverinoma, aho rero yarasanzwe ari komiseri muri komisiyo yo kuvugurura amategeko. Dr Munyakazi Isaac we yinjiye muri guverinoma mu Ukwakira 2016, akaba rero yarahageze avuye muri kaminuza ya Kigali yinjiyemo mu ntangiriro z'umwaka wa 2013. Akaba rero yarahakoze nk'ushinzwe ireme ry'uburezi muri iyi kaminuza, nyuma za kuba umuyobozi w'ishami ry'ubukungu n'imicungire y'ubucuruzi, icyo twita Dean of the Faculty of Business Management and Economics. Akabifatanya rero no kwigisha kuri Dr Isaac Munyakazi. Cyangwa rero uyu mugabo nawe iki ni icyaha gikomeye akurikiranyweho cy'uburiganya, ndetse akaba yaranamaze kucyemera akabisabira imbabazi nyuma rero yo gufata ikigo cyari mu myanya 100 mu bigo rero byakoze mu bizamini bisoza amashuri by'umwaka wa 2019. Hanyuma rero arangije iki kigo gishyira mu myanya 10 ya mbere.
ku rwego rw'igihugu. Urumva ko ari ikosa rikomeye cyane uyu mugabo yakoze ku bijyanye na Dr Isaac Munyakazi. Hanyuma rero mwibutse ko uyu Uwizeyimana Evode nawe yeguye nyuma y'iminsi igera kuri 3 avuzweho guhohotera umugore wari mu kazi ko gusaka abinjira mu nyubako ya Grand Passion Plaza kuwa mbere, nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye ubutumwa buvuga kuri Minisitiri Uwizeyimana Evode ko yahetse umukobwa ukora mu kigo gicunga umutekano cya ISCO yikubita hasi. Witwa rero Hakuzumuremyi Joseph yagize ati rero umukobwa ushobora kuba utari wamenye nyakubahwa amusabye kunyura mu cyuma gisaka twita scanner nk'abandi, undi rero ahita amuhirika yitura hasi. Nyuma rero y'amasaha asaga 3 Uwizeyimana yasabye imbabazi yifashishije urukuta rwa Twitter ndetse avuga ko ibyabaye bitari bikwiye. Yagize ati ndicuza nkomeje ku byabaye, ntabwo rero byari bikwiye kuri nge nk'umuyobozi ndetse n'umuyobozi ndetse n'umukozi wa leta. Ngiye kuvuga umuyobozi wa leta ariko n'umukozi wa leta. Ati namaze rero gusaba imbabazi umukozi wa ISCO ndetse n'ubu ngubu rero nzisabiye mu ruhame, nzisabye abantu bose muri rusange. Urwego rero rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwahise rutangira iperereza kuri Uwizeyimana Evode, runatangaza ko rero ibizava muri iri perereza bizashyirwa ahabona. Kuwa kabiri rero kandi ikigo cya ISCO cyatangaje ko Uwizeyimana Evode yahuye na Mukamana Olive ari kumwe n'ubuyobozi bwa ISCO ku cyicaro gikuru cya ISCO mu rwego rwo gukomeza gusaba imbabazi ku ikosa ryakorewe Olive ari mu kazi ke rero kuri Grand Passion Plaza ho mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo rero ni ibintu byagiye bikurikirwa na tweet nyinshi z'abanyarwanda benshi cyane ariko bagiye banenga imyitwarire y'uyu muyobozi. Hanyuma rero mu itangazo ryakurikijwe ndetse ryanyujwe ku rukuta rwa Twitter ry'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko kuri uyu mugoroba ku munsi w'ejo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri umugana rero ku isaha y'isa 5 z'ijoro Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente yakiriye ubwegure bw'abanyamabanga ba leta Uwizeyimana Evode muri Minisiteri y'Ubutabera ndetse na Dr Isaac Munyakazi wo muri Minisiteri y'Uburezi cyangwa se akaba azazikiriza nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku bijyanye n'ubu bwegure bw'aba bagabo. Ngira ngo rero abantu benshi bakomeje kugenda batangaza ibintu byinshi bitandukanye, ariko nabibazaga icyo Dr Isaac Munyakazi yaba yazize. Ngira ngo muracyumva ko ari ikosa naryo riremereye kandi rikomeye cyane rihanwa n'amategeko, mu gihe rero haba hakozwe iperereza ndetse rero uyu mugabo agahamwa n'ibi byaha akaba ari ikibazo gikomeye cyane. Gusa rero ibyagiye biba kuri Evode ni ibintu byaba ku muntu uwo ari we wese. Ntabwo bivuze ku rwego rwo kuvuga ngo Evode ntabwo yakoze amakosa. Uyu mugabo yakoze amakosa akomeye cyane ndetse si n'ubwa mbere avuzweho ibintu nk'ibi ngibi byo gukora amakosa. Gusa rero nanone uburyo abanyarwanda bagiye bakira ibitekerezo bye ndetse n'uburyo abanyarwanda bagiye bakira imbabazi uyu mugabo yasabye, akaba rero hari abagiye bazivugiraho amagambo atari meza, abandi rero bakamusaba kwegura nyuma y'ikosa nk'iri ngiri yaba yarakoze. Gusa rero ibyo yakoze nawe ni umuntu, ibirenze kuba ari minisitiri nawe ni umuntu, ni ikintu gishobora kuba ku muntu uwo ari we wese. Ndabivuga mu nzego zigera kuri 2, ndabivuga rero mu rwego rw'umuyobozi, nkanabivuga mu rwego rwo kuba ari umuntu. Kuba ari umuntu rero birashoboka ko umuntu uwo ari we wese muri kamere ya muntu ashobora gukora ikosa. Umuntu ni umuntu rero aho umuntu ava akagera ntibivuze kuri minisitiri, ntibivuze kuri umuyobozi runaka. Ikosa ribaho kandi ashobora kurikora. Gusa mu gihe umuntu yemera ikosa akanasaba imbabazi ubu muntu bwe ndetse rero no mu bitekerezo bye, mpamya neza ko rero hari ikintu gikomeye aba akoze. Abantu rero hari abakiriye imbabazi ze, hari n'abazanze. Uwanze imbabazi ze afite impamvu yazanze, ariko nyabuna mbere yo gutera cyangwa se mbere yo kujudginga umuntu amakosa ye, jya ubanza nawe utekereze ko uri umwere cyangwa se uri umutagatifu ku makosa nawe ushobora kuba wakora. Mpamya neza ko kuba ari umuyobozi agakora ikosa nk'iri ngiri ari umuntu ubereye ijisho rya rubanda ndetse rero ari umuntu ukurikiranwa n'abantu bose, bishobora kuba ikintu kitari cyiza. Ariko se wowe utekereza, we muturage, uramutse ukoze iryo kosa none wowe byakwakirwa biti? Icyo ni ikintu umuntu ashobora kuba yatekereza. Niba rero umuyobozi ashobora gukora ikosa agashyirwaho igitutu kingana gutya kandi ari ijisho rya rubanda, yego birumvikana ko ari ijisho rya rubanda, bivuga ko agomba kwitwararika mu makosa ayo ariyo yose. Ariko se nkawe umuturage cyangwa se nkawe umuntu ushobora kuba wakora iryo kosa rigucitse cyangwa se ukaba wanarikora urigambiriye, byagenda bite? Ku rukuta rwa Twitter nakomeje kugenda ncisha amaso mu bitekerezo by'abantu bagiye bandika kuri Evode Uwizeyimana bavuga byinshi bitandukanye. Hari umuntu umwe wanditse igitekerezo, nubwo ari igitekerezo gihabanye n'ibyo nari ndimo ndavuga,
arandika aravuga ati nyabona niba umuyobozi ashobora kwandika cyangwa se umuyobozi agakora ikosa runaka akarikora mu kanya gato, hanyuma rero iryo kosa ryamara kuba akandika agasaba imbabazi, hanyuma imbabazi akaba yazihabwa nk'umuyobozi. Ati se natwe abaturage nitujya dukora ikosa tujye dusaba imbabazi tuzihabwe mu gihe tuba tumaze gukora ikosa. Ibingibi rero ni igitekerezo cyatanzwe n'umuntu, gusa rero ntabwo yagitanze mu rwego rwo kumvikanisha ko buri muntu wese usabye cyangwa se usabye imbabazi agomba guhita zihabwa. Gusa rero ni ibintu nanone byo gutekerezaho, ariko nanone nyabona ntimukajye mwihutira kuba mwacira umuntu urubanza cyangwa se ngo mutekereze ko ibyo umuntu ashobora kuba yakoze hejuru yo kuba yabikoze na titire ashobora kuba yabikoranye. Ntimukajye mwirengagiza ko ari umuntu kandi umuntu aba ashobora kugira amarangamutima ku kintu icyo ari cyo cyose. Reka mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeze kunogerwa na gahunda zacu, inkuru zacu n'akagaruka, mukomeze kugira umunsi mwiza kuri mwese, mukomeje kubana natwe. Bye bye, ibihe byiza kuri mwese.